Twaje kureba akamacu ahangaha. Ese n'uyu mupira nawe ujya ubimenya? Reka reka fana gese. Njye nifana Brazil ariko ahangaha bita Stella. Stella ikinamo wande arya ba Bedi. Ikinamo menshi kiramo abo baba Yisenge. Njye ndakugiramo Ego aha abuzi. Harimo Boki, harimo Beke, harimo Bayisenge. Ibintu by'umupira ujya ubimenya pati? Harimo benshi. Ibintu by'umuziki ujya ubimenya pati? Ega mwana mu muziki n'umupira birajyana. Ntabwo igira hino mwana, igira hino mwino. Ibintu by'umuziki ujya ubimenya? Hari amakuru y'uwitwa Ngabo Robeni wavuze ko Tom Close rwose ngo bamukabirije bakamugira igitangaza kandi ari umuntu usanzwe. Wabibonye ku mbuga nkoranyambaga byiwe bicicikana? Ngabo Robeni yavuze ko Tom Close bamukabirije bakamugira umuhanzi w'igitangaza kandi ari umuntu w'umuswa. Byakavugwa n'undi muntu w'umunyamuziki kugira ngo ubone umuntu utari umuziki. Ntabwo wese agira uko abona ibintu ariko ubona ko Tom Close nta munyamuziki urimo. We niba umuzi kandi wowe yibera muri siporo igitangaje. Uyipanze akazi wenda ubwo wavuga ngo ni umunyamuziki ikigero runaka ugereranyije na runaka ariko kumwita umuswa n'ibyo yakoze urumva abaye ari nka nta n'umuntu wakwita Tom Close umuswa mwana waba uri uwahese waba uri wazatwumvisha indirimbo zawe mwana mu mupira umugore Tom Close abantu bavuze bati njye byose nashobora kuba yamusubije wenda n'umujinya kuko bavuze umugabo we kuko yahise avuga ati umwana akina n'amabere ya nyina ntabwo akina n'ubwanwa bwa se cyangwa neti iyo ngiyo kwa se nta mwana ukina n'ubugabo bwa se wakina n'ibindi fresh ariko ni fresh mwana wese bizete wazi nabonye wazanye agaseri gashya ariko katubwire Igatsoza ariko warambiye iki ntabwo waciye kuri yacu ntabwo magucaho cyangwa iri ifite indi poroje okay pati asante sana mwana ntabwo tumenyere abanyakenya mu kibuga igitekerezo cyaba cyaravuye kugira ngo wisange muri rero ushobora kuba badakunda ikibuga wenda wikundira akabari cyangwa wenda yikundira mu rusengero ariko nta muntu ukumubwira ahubwo wenda ikiba kiriho n'umwanya gukira abantu ntabwo bakamubwira umupira n'utazana kuri stade mbere nagiye kuri stade nta bakinnyi nzi kugira harimo namenye uzi nk'umukinnyi wo muri ekipe ya Uganda hano hatamuzi gani nako se uriya musaza uri muri ekipe baba barambwira kazi cyane ni umwana mutoya cyane wacu wawe wabonye se wacu gusanga wacu Haruna na mama yanjye baba ubu dukomeze turebe impaje sawa cyane se ariko nizere ko mujye gufana polisi ikaze kuri Voice Official 250 twaje kureba akamacu ahangaha. Ese n'uyu mupira nawe ujya ubimenya? Reka reka fana gese. Njye nifana Brazil ariko ahangaha bita Stella. Stella ikinamo wande arya ba Bedi. Ikinamo menshi kiramo abo bita baba Yisenge. Njye ndakugiramo Ego aha abuzi. Harimo Boki, harimo Beke, harimo Bayisenge. Ibintu by'umupira ujya ubimenya pati? Harimo benshi. Ibintu by'umuziki ujya ubimenya pati? Ega mwana mu muziki n'umupira birajyana. Ntabwo igira hino mwana, igira hino mwino. Ibintu by'umuziki ujya ubimenya? Hari amakuru y'uwitwa Ngabo Robeni wavuze ko Tom Close rwose ngo bamukabirije bakamugira igitangaza kandi ari umuntu usanzwe. Wabibonye ku mbuga nkoranyambaga byiwe bicicikana? Ngabo Robeni yavuze ko Tom Close bamukabirije bakamugira umuhanzi w'igitangaza kandi ari umuntu w'umuswa. byakavugwa n'undi muntu w'umunyamuziki kugira ngo ubone umuntu utari umuziki.
ntabwo wese agira uko abona ibintu ariko urabona ko Tom Close nta munyamuziki umurimo yabaza ikibazo we niwe uwuzi kandi wowe yibera muri siporo igitangaje uyipanze akazi wenda ahubwo wavuga ngo ni umunyamuziki ikigero runaka ugereranyije na runaka ariko kumwita umuswa n'ibyo yakoze urumva abaye ari nka nta n'umuntu wakwita Tom Close umuswa mwana waba uri uwahese waba uri wazatwumvisha indirimbo zawe mwana wajyana mu mupira n'iki umugore Tom Close abantu bawe bavuze bati njye byose nashobora kuba yamusubije wenda n'umujinya kuko bavuze umugabo we kuko yahise avuga ati umwana akina n'amabere ya nyina ntabwo akina n'ubwanwa bwa se cyangwa neti iyo ngiyo kwa se nta mwana ukina n'ubugabo bwa se wakina n'ibindi fresh ariko ni fresh umwana wese bisoti wazi nabonye wazanye agaseri gashya ariko katubwire igasoza ariko warambiye iki ntabwo waciye kuri yacu ntabwo magucaho cyangwa iri ifite indi poroje okay pati asante sana mwana ntabwo tumenyere abanyarwenya mu kibuga igitekerezo cyaba cyaravuye kugira ngo wisange muri hari abantu batandukanye ushobora kuba badakunda ikibuga wenda wikundira akabari cyangwa wenda yikundira mu rusengero ariko nta muntu ukamubwira kuko ikigo kiriho n'umwanya mukeya abantu agomba kumubwira umupira n'umutazana kuri stade mbere nagiye kuri stade nta bakinnyi nzi kuri kugenda harimo nk'umukinnyi wo muri ekipe ya nyuma uriya musaza uri muri ekipe baba barambwira yitwa Zidane ni umwana mutoya cyane wacu wabubonye se wacu uri gusanga wacu Haruna ni amahame yanjye baba ubu dukomeze turebe impaje sawa cyane se ariko nizere ko mujye gufana polisi Wabaye man of the match kuri match yawe ya gatatu. Ni umuzamu ubona gute? Iyo ni produit yazingiye. Sanzwe umuzi none? Kandi njye umukora, nari njye umukora imyitozo. Hari icyizere ko uyu mwaka ashobora kubona ikipe kuko twabonye ku rwego rwiza. N'ubu nsabye ko turi kuganira. Umuzamu mwiza kuko njye nsabye n'umusanzwe mukurikirana kuko nsabye mukora imyitozo. Rero navuga ko byanze uyu mwaka abana bafite kandi reka ko icyizere bitewe n'icyizere bafite n'uburyo bwose agomba gutakaza Baka niba biri kuva mu gituko ushobora kugaruka mu ikipe nka Rayon Sports warayitumye no nk'umukinnyi ukayigarukamo nk'umutoza iyo experience imeze gute ni ikintu wafata gute nka Bakame by'umwihariko noneho n'umukinnyi w'umunyarwanda ubaye n'umutoza w'umunyarwanda igiti cyane rero ubona ko ni ibintu bishimishije ni ibintu wavuga ko sinzi n'uburyo nabyakira kuko niba waragize gukora se nk'anagize nkakina ku rwego rw'umuco nakinnye ukagira icyizere cyo kongera kuyobora abazamu ba Rayon Sports ikomeye ifite imbaraga akarere buri wese yifuza kuba yagira muri bisize amahirwe masa muri tugiye kuba murakoze cyane Sasa rafiki yangu, gira icyo uvuga kuri Stella. Gira icyo uvuga kuri Stella. Kuri Stella? Tutafana Stella umuwaye mu rubanda banipanga. Ufani hii. Biri kipe ni na kuri torno mwacha kabantu munyerekanye. Ako yerekana sha uwo kuta kuri domu. Bamwita Yves. Uyu wo munyarwanda bamerere bora sugi. Ni bita papa hano abamama ko. Mutanga nimero gatatu dore nguriye. Man of the match. Yari yambaye nimero gatatu. Ikombe kabisa kichani. Umuntu wewe tugiye kukurisha ukani yo kwisi. Reka wambaye sana rafiki yangu nakuvuze neza nakuvuze ibigwi nta kindi kintu navuga. Oya. Wallahi mugenda nibwo muvuga nabi rafiki yangu. Welbe. Ariko urabizi ndumufana ngaruka hano wallahi nago ncika.
aragaruka uko byagenda kose uyu pati no perezida w'abafana ba polisi barayi udashobora no kumenya rutayizamu tuvuge duteguye Bonke, genda rero hano. reba harimo gusuza cyangwa no gusuza we ntabwo aramumenye ino zamucanze gafana polisi bari kubona nka polisi azigera bayibone mara evo tangazo Ife, es buena sensación. Hagati ya siporo na polisi ari he? Yanze kuvuga izo bagwaye. abafana bo ni benshi cyane bose baje kuri match rwose ubona zisigaye zituma abantu baba bize mugiye gukina n'iyese mugiye gukina n'iyese abo barakubitwa byinshi cyane match bikaba yangiye Brazil ya Halna niyo nzima itsinze reka turebe ngo bimeze bite turebe niba twamuganiriza ko abafana bo bari benshi cyane abafana bari benshi fundi wa soka wamemwona Ataruye Gisenyi nagira ngo yaba ari umunyamakuru yaba ari atari byo kamera ndayine Abayisenge Emery kapiteni w'ikipe y'igihugu Emery umeze neza ni umunota umwe nawe utugenda amakuru y'imisi umeze neza
meze bon uraza komeza muri Gasogi kajya gusare bila amakosa bila amona rero biramayira baby ari mu ikipe yitwa Stella FC arimo bakina rero irushanwa ryitwa Esperance Football Tournament 2025 ibintu ntabwo biba byoroshye ariko mubuze niba abakunzi ba football reka nyageze ndebe ukuntu najya mbagezaho utuntu tw'imipira n'igihe arakina muri AS Kigali Emery waduhaye iminota se nk'umwana yitwa Bayisenge